tugiye kuganira ku giti cyitwa umubebe. Umubebe ni igiti kitaboneka aho tubonye hose. Ni igiti kiboneka cyane mu mashyamba hirya no hino, ahantu hashyuha, ntabwo kiboneka ahantu hakonja. Ariko nyamara umubebe tukoresha imizi yawo. Ukoreshwa imizi. Umubebe rero ni igiti kidufasha cyane cyane mu bijyanye n'ikimera gikomeye, erega gifite ubudahangarwa bukomeye mu bijyanye nuko gupfuka k'umusatsi. Ubwo umusatsi upfurwa n'ubusa, bandi bavuga ngo uruhara rwaturenze kandi bakiri abasore, iyo ukoresheje neza iki kiremwa Imana yaremye iki kimera rwose hasigaye urakira, umusatsi wawe ntukomeze gukoroka uvaho, ahubwo ukagira ubudahangarwa bw'uruhu rwawe rukomeye rw'umusatsi, rugakomera umusatsi wawe, ukagira ubuziranenge, ukaguhoraho, ntuveho imburagihe.